Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Mama wa Gasabo TV. Nashaka kubaza ku kibazo abacuruzi bafite inganda mu Rwanda uyu munsi bavuga ko babangamiwe no guhangana n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga, kuko basabwa ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastike, byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze. Basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko, bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo, aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo. Basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha. Ikindi kibazo nari mfite ni ikijyanye n'abaturage uyu munsi bishimira imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu ihuza uturere, ariko abakora imihanda minini ya kaburimbo ntabwo bashyiraho rigori cyangwa inzira z'amazi zigera mu gishanga, amazi akajya mu ngo z'abantu cyangwa mu mirima, aho usanga rimwe na rimwe bisanga batuye mu manegeka kubera igikorwa remezo cyaje. Ndabashimiye kwa Perezida wa Repubulika. Icyambere kitari n'iki kibazo uvuze inganda n'abacuruzi n'iki. Ikibazo cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo byadufasha, ibintu ntibigomba tukagabanya ibiva hanze, bimwe bikaba biri hano cyangwa twe tubyohereza hanze. Aho niho nahera twashaka uburyo byakorwa, kuko hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique. Niba naho twaharebaga cyane tukagabanya, ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique, ngira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi. Icyo kibazo kimaze igihe, ndibuka ko kigeze kuganirwa, abantu bagifatira ingamba z'ukuntu. Ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye, kuko ikibazo cyaraganiriwe, cyagomba gufatirwa ibyemezo, ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze. Ejo dufite cabinet meeting, rwose ndumva nzakibaza abantu birimo bakansobanurira. Hari uburyo bugomba kuba buriho, ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitakutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu. Hagomba kuba hari uburyo. Ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho, kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini, harimo inyungu nini. Ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique, ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye, ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bireba, nabyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu, kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu. Byose ushobora kubishyiraho rwose tax, ari ukoresha hano nta bundi buryo agomba gukoresha plastique, nashyiraho tax. Ariko byagera kubivana, uzana plastique ayivana hanze nko kuba kabiri. Ibyo byose birashoboka. Hari uburyo bwinshi umuntu yagenda bisuzuma akabiringaniza kandi udatakaje
icyangombwa cyo kuvuga ngo tugomba kugabanya plastique kuko bimaze imyaka 20 ngira ngo bya plastique bikora ntabwo mbona byahungabanije igihugu mu mikorere cyangwa iki nubwo bigomba kuba bifite abo byagiye bibangamira ibyo rero byakosorwa hanyuma ikindi cyari iki iby'imihanda urumva ni nk'ibyo nabyo ni nk'ibya plastique wari uvuze imihanda ubwo impamvu abantu bakora batyo nabi bituzuye bikangiza ni ukutabikurikirana kandi nitwe bigomba kuba biturukaho kuko ari ugiye gukora umuhanda umuntu wa mbere utanga ibigomba kuzuzwa n'inde ni twebwe dushaka imihanda niba twarabitanze hariho cyangwa hatariho uburyo bwo gutwara amazi ikibazo ni icyacu niba twarabitanze nabyo uko bakora imihanda tubifite umuntu akazaza akavuga ati umuhanda mwanshinze narawukoze nararangije nimunyishyure bakamwishyura akagenda batabikoze ni twebwe ntabwo ari abakora umuhanda ngo ni ikibazo cyacu kigomba gukemuka nacyo byanze bikunze uzampa ingero gusa zimwe nakuzimpe kuko ibyo byombi ndashaka hari inama y'abakuru ba minisitiri ejo hari urugero nyakubahwa perezida wa repubulika umuhanda Kigali Bugesera abaturage batuye munsi kandi ubona ko hari amazu afatika abantu bubatse neza ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura abaturage basabwa kuhimurwa leta igatangira gutanga ingurane kugira ngo ibe yarebuye amazi agera mu gishanga icyo kigomba gukosorwa byo nabyo byanze bikunze